nyine hari ukuntu ashobora gutanga umubiri wiwe bitewe n'ikintu ashaka ariko ibyo bintu ntago ari byiza kuko icyo kintu ashaka iyo maze kukibona ntekereza ko nta n'umugisha okay wenda tuvuge wenda aryamanye n'umuntu ngo umuntu amuha amafaranga kandi amafaranga arayakeneye nge ntekereza ko ayo mafaranga nta n'umugisha uburimo nta n'ikintu akumarira so ikintu nababwira Imana ishoboye byose nkuko natangiye mbivuga Imana ishoboye byose ushobora kugira ikibazo cy'amafaranga cyangwa ikibazo runaka cyangwa serivisi wakenera ku muntu bigasaba ko muryamana kugira ngo ubone iyo serivisi bagenderaga kure nyine hari ibintu bagenderaga ndabasa ubundi wakigirira icyizere nkajyayo ndangije ndavuga rero ndabona ndi mugufi sinzi niba banyemera uretse n'ibyo ngibyo narangije kwiga nyine mpita mbona akazi uretse ko nahise nsa nk'ukaretse kugira mbanze nige ndangize ariko ikintu nabivugaho ku mukristo niba ukunda Miss Rwanda 3 gukuba 5 ugakuramo rimwe ni kangahe yego 3 gukuba umva ibyo bintu tubiveho ntago ibyo bintu ibyo ntago nabyemera 3 gukuba 5 ni 15 gukuramo rimwe Tuzi ko ugiye kubara oya ntago ngiye kubara urumva iyo mibare isuzana none ni kangahe ni 3 gukuba 5 ni Ibihe byiza kuri wowe ukurikira Fiesta TV nitwa Didas turirimbe nkuko bisanzwe murabizi ko hano tuba twabazaniye abatumirwa benshi bagiye batandukanye hanyuma uwo turi kumwe uyu munsi no umukobwa mwiza Imana yahamagaye ikamutuma kubwira amahanga yose ko Imana igira neza sibyo sister yego ngahibwira abantu rero murakoze Yesu ashimwe nubwo badari ngo banyikirize ariko baranyikiriza amazina ni yayandi Uwizeye Ange Nicole yego so rwose ntagukunda kwita neza merci umeze ute se Nicole meze neza derukana hahandi wazanye indirimbo yawe nshyashya harya buriya yari yitwa ngo yitwa Ishobora Byose kuki wavuze ngo Imana ishobora byose si Imana se ni Imana cyane igini oya we mu izina rya Yesu ni Imana nabonye kuki wavuze ngo Imana ishobora byose reka duhere ku ndirimbo yawe ubwo nyine haba harimo no kwikorera promotion impamvu navuze ngo Imana ishobora byose yagiye inyiyereka mu bintu byose bigiye bitandukanye niyo mpamvu mu bintu nge nabonaga bitari bushoboke Imana yarabikoze niyo mpamvu nahise mvuga ngo Imana ishobora byose ariko nk'umuntu ukubona uri mutoya sinzi ko waba warahuye n'ibintu nk'ibyo bigeze aho ushobora kubona ibintu bikugoye ukabona Imana ishobora byose ibintu navuga nyiri segonderi nyine ndi ku ishuri hari utuntu nagendaga mpura natwo byo ku ishuri nyine biri aho Imana iranyiyereka mu by'ukuri Imana yaranyiyeretse ndayibona mu gihe nge nabonaga ko bitari bushoboke Imana iranyiyereka ndibuka tujya gukora icya leta njye nari pasiterine ku ishuri ntabwo bipfa kuza nari pasiterine ku ishuri ndi cheftaine muri classe urumva nari mfite inshingano nyinshi ndibuka tujya gukora icya leta nagombaga kubanza gutegura fete kuko urumva iyo muvuye ku ishuri uri pasiterine muba mugomba kugira abandi muhita mwimika none urumva icyo kirori haba hakenewe contribution gutumira abantu bagiye batandukanye ndagenda mpugira muri bya bindi noneho amasomo simbyiteho cyane ariko wenda nkiga nimugoroba ariko nabwo narigaga so ngezeho fete yarangiye hari buri cyumweru ngo dukore icya leta ndangije muri icyo cyumweru ndiga ndavuga semana yanjye ibyawe nabikoze ku murongo ntegereje umugisha wawe umva amanota yarasohotse Imana iranyiyereka naratsinze neza ariko
Imana ntabwo yigeze inkoza isoni, naratsinze ndangije segonderi mpita mbona n'akazi ako kanya nyirangiza segonderi. Noneho mbona akazi kajyanye n'ibintu nigaga. Muri segonderi nigaga accounting. So nararangije gukomana mpita mbona nyine akazi ko kuba umukontabule. Nawe niba ubizi nyine urabizi ko umuntu wize urumva Imana nta kintu bitwaye kwa Yesu byose birahari. Hanyuma ariko hari akantu wakomojeho kavuga ngo ku ishuri wahugiye muri bya bindi by'inshingano wari ufite wibagirwa kwiga, bivuze ko hari n'abana babihugiramo bakibagirwa kwiga? Oya, nubwo nari mugiye muri ibyo naranigaga, ariko ntago njyewe nabaga mfite ikibazo nkavuga ngomba kugira gutya umurimo w'Imana bikagenda neza, si hajyeho umugayo bigende neza. Ariko no kwiga narigaga, ariko ntabwo nabifokasingagaho cyane cyane, ariko naranigaga. So abandi bana bari ku mashuri baba pasterine ntibazitwaze gusa ikintu namaze kubona, ikintu nabonye, ntago Imana igikoze isoni. Imana ntigikoze isoni iyo ibintu byayo wabikoze. Nukuri nawe guhesha ikuremera amashimwe. Ndi n'aha hantu nyihaye icyubahiro Mwami, warakoze kutankoza isoni. Niyo mpamvu navuze ngo Imana ishobora byose. Hari n'igihe nigeze gusa nkaho school fees itaruzura neza. Baba we, noneho umva ku ishuri urabizi ukuntu birukanaga. Twarirukanaga, wenda abana twiganye niba babona iki kiganiro bahita baseka. Barirukanaga, ariko nyine Imana njye ntago bigeze banyirukana ngo bigaragara. Urumva nari pasterine, Imana nyine yashakaga nyine yashakaga inzira mu kibazo nanjye nkayibona. Ntago bigeze banyirukana muri classe ngo fata baga yawe utahe cyangwa ufate ibyaye byose utahe. Wewe bashyiragamo inyoroshyo? Nyine nabonaga baje nkahita nkibabona baje nahitaga nyine bakwepa nkajya ahandi. Ukitwaza nese ubwo hari icyo izo nshingano zakomeraga ku ishuri? Iya cyane rwose. Urumva ntago sinzi ntago bigeze baza ngo banyirukane, kandi ikindi naragendaga nkababwira rero mu rugo bambwiye amafaranga bazayazana iki gihe bakanyumva. Rero nabonye Imana none ku cyizere cya bakugiriraga. Iki nyine ikintu nabwira n'abandi bana bari ku mashuri ni ukuri pe bajye bagerageza bitware neza imbere y'ababayobora. Iyo uri umwana mwiza witonda ku ishuri nta kintu gishobora gutuma bakwirukana ngo uri n'umuhanga, nta kintu cyatuma utiga. Ko wari umuhanga ariko naragerageje, sinari umuswa, sinari umuhanga, naratsindaga. Gusa mu ba mbere ba 10 nabonekagamo, no mu ba mbere ba 5 nabaga ndimo ariko. Hanyuma reka tugaruke wenda mu buzima busanzwe. Tumaze kumva karagaciyemo ku bijyanye n'ishuri, ntabwo ari byo twari twagambiriye, ariko mu buzima busanzwe Nicole ni mu ntoki. Nicole ni umuntu ukunda Imana. Nkunda Imana, ikindi nkunda guhimbaza, nkunda kuramya. Iyo ndimo kuramya Imana cyangwa ndi kuririmba mba numva nishimye mu buzima bwanjye, mba numva nishimye. Ikindi Nicole ni umunyamahoro, ntabwo nkunda ibintu bya stress cyangwa abantu baza kugira ngerageza buryo ki nsa nkubishyira ku ruhande. Muri make nyine Nicole nkunda guhimbaza Imana, nikundira Imana, mba numva meze neza cyane. Yego. Iyo uri mu bihe byo kuramya uba wumva umeze neza? Uziko hari igihe mba numva nageze, hari igihe mba numva nyine ntari mu Rwanda. Niko turirimbira akantu gatoya ko kuramya cyangwa ko guhimbaza mu tuntu uri kumva tukurimo muri iyi minsi, akantu kari kugufasha muri iyi minsi? Akantu kari kumfasha muri iyi minsi, hari indirimbo yanjye irimo kumfasha bitewe n'uriya mwaka warangiye. Indirimbo yanjye irimo kumfasha. Hari igitero kivuga ngo imirimo yawe wakoze, imirimo yawe ukora, imirimo yawe uzakora irenze ubwenge bwacu, irenze ubwenge bwacu.
iyo mana ishobora byose, iyo mana igira neza. Murakoze kabisa, ko kantu ni keza. Iyi mirimo yayo imirimo yayo ikora irenze ubwenge bwacu. Ariko usibye biriya bintu byo ku ishuri, wumvise iyi ndirimbo yawe ishobora byose, wakumva ko harimo ibindi bintu, harimo irindi shimwe ko biri kose, kuko ujya umuntu afata umwanzuro wo gushyira ishimwe mu ndirimbo, ni ibintu biba birenze. Amashimwe ni menshi, Imana yankoreye ibintu byinshi, wenda igihe nikigera nzatanga ubuhamya, gusa nyine muri ibyo byose bikubiyemo, niyo mpamvu mvuga ngo Imana ishobora byose, imirimo yayo irenze ubwenge bwacu. Hanyuma niko muri iki gihe uracyari mu cyiciro cy'abakobwa, ntabwo urashaka? Oya, ntabwo ndashaka. Ariko uri single? Ntabwo ndashaka. Bivugire kuri kamera utabubeshya umuhungu w'abandi ko ndi single? Oya, ntabwo ndi single. Okay. Hanyuma niko hari umuntu ashobora kukubona akavuga ati uyu mukobwa ugiye muri music asa neza, ari mwiza, akavuga ati uko biri kose ntabwo ari gusa. Nkaba mvuga nti ushobora gutanga cyangwa ukagira inama abakobwa bari hanze kugira ngo babone ikintu, hari icyo batanga, babone ikintu ari uko hari icyo batanze. Cya kindi tudashatse kuvuga wakivuze se ko ari byo byiza, kwitanga, gutanga ubuzima bwabo, kwibera ibitambo, just gutanga umubiri wabo. Ikintu rero nababwira, mana yanjye, nyine hari ukuntu ashobora gutanga umubiri wiwe bitewe n'ikintu ashaka, ariko ibyo bintu ntabwo ari byiza, kuko icyo kintu ashaka iyo maze kukibona ntekereza ko nta n'umugisha. Wenda tuvuge wenda aryamanye n'umuntu ngo umuntu amuha amafaranga, kandi amafaranga arayakeneye, njye ntekereza ko ayo mafaranga nta n'umugisha uburimo, nta n'ikintu akumarira. So ikintu nababwira, Imana ishoboye byose, nk'uko natangiye mbivuga, Imana ishoboye byose. Ushobora kugira ikibazo cy'amafaranga cyangwa ikibazo runaka cyangwa serivisi wakenera ku muntu, bigasaba ko muryamana kugira ngo ubone iyo serivisi. Ntekereza ko uba ugomba kwihagararaho, ukihagararaho, kuko iyo uri umukobwa ukajya mu bintu nk'ibyo ngibyo, iyo ubaye umumama nyine hari igihe bitagenda neza, ukabona abana bawe kubabwira ngo uzagende gutya, ukabona birakunaniye kubivuga kubera nawe utabishoboye. So rero numva nababwira bagerageza nyine wenda hamwe no gusenga Imana ishobora byose, cyangwa se niba afite ikintu ashaka kuri uwo muntu akagerageza akamubwira ikibazo cye afite, akamubwira ni ukuri pe, uri inshuti yanjye mfasha gutya, ariko nyine udatanze. Wabona nyine ashatse ko mugira, ukamwihorera pe, ukamwihorera, nta kinanini nyine yabona ashaka ko nyine baryamana, akamwihorera, kuko Imana ishobora byose. Hanyuma se niko birashoboka, wumvishe irushanwa rya Miss Rwanda barikurikira? Shanjya ndikurikira. Birashoboka ko umuntu w'umukristo wubaha Imana nkawe yajya muri ririya rushanwa? Yes, of course yarijyamo. Hanyuma si ibintu byagiye bivugwamo by'ibintu bijyanye na happiness, niko babyitaga, ibyo warabyumvise wowe ubivugaho iki nk'umuntu wabikubajije, wabisobanura gute? Bijyanye na simbizi, kuko mbikurikirana nyine kuri ababicishaho, nanjye numvaga nshaka kuzajyamo, numvaga nshaka kuzajyayo, uretse ko urabizi hari igihe hashobora guhita habaho exchange, ugasanga bya bindi wavugaga habayeho impamvu ituma utajyayo. So rero urumva nashakaga kujyayo nyirangiza kwiga segonderi, ariko ndangije ndavuga rero usundi muremure bagenderaga kure nyine hari ibintu bagenderaga, ndabasa ubundi wakigirira icyizere nkajyayo. Ndangije ndavuga rero ndabona ndi mugufi, sinzi niba banyemera. Uretse n'ibyo ngibyo narangije kwiga nyine mpita mbona akazi, uretse ko nahise nsa nk'ukaretse kugira ngo mbanze nige ndangize. Ariko ikintu nabivugaho, ku mukristo niba ukunda Miss Rwanda ntago byatuma utayijyamo ngo nukwerera umukristo, nyine uragenda ukitwara nk'umukristo
ukagenda ukitwara nk'umukristo, bagira ibintu basa nkaho batandukiriyeho. Twese turabizi ukuntu umukristo agomba kwitwara. Yego, umukristo ukuntu agomba kwitwara birazwi, nyine akagerageza buryo ki atari butandukire ku bukristo bwiwe, ndetse akanabera abandi bari kumwe intangarugero ku buryo nabo bashaka guhita baba abakristo. Yego, wakumva nyine ari byo bakubwiye bidahuye n'ubukristo bwawe ukabireka, byaba ariyo ntandaro ituma utari bukomeze, nyine ukabireka. Imana iba ifite ubwo ibindi yaguteguriye. Israel Mbonyi uramuzi? Yego. Israel Mbonyi nzi ko uri mu bantu bakunda Israel Mbonyi. Ndamukunda. Israel Mbonyi umukundira iki? Ko hari abandi bahanzi mu Rwanda bakora. Kuki nkunda Israel Mbonyi? Ikintu umukundira, nkunda just hari umuhanzi uririmba indirimbo ye, ukabona ukuntu nyine ari mu mavuta, urabona arajyana nawe, ariko hari n'undi uririmba just ubona nta kintu bimubwiye atabyitayeho. Israel Mbonyi ikintu umukundira, indirimbo ze nyine ni nziza, zirimo amagambo meza. Ikindi nyine ubona abarimo kujyana, niba aririmbye ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, ukabona nyine ari muri mudu nyine. Warangije ako karirimbo basi gatoya. Nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda, ngaho mugende mubwira abababaye, muhumurize n'abakomeretse, mubabwire bose barebe dufite Imana itagihinduka, yadusanze twigaragura mwivata hidukuramo, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi hidusezeranya ubugingo. Yihangane niba mbiririmbye nabi, ariko indirimbo ziwe nyine araziririmba ukabona nawe bimurimo. Umufata ute noneho? Umufata gute? Nyine mufata nk'umuhanzi, mufata nk'umuhanzi umuramyi ugezeho abanyarwanda nyine indirimbo nziza kandi zifasha. Mwese muri abahanzi kandi muri muzika imwe, ni gospel, ni guhimbaza Imana no kuyiramya, no kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Israel Mbonyi mwari mwahura nibura mukaganira mukavuga muti uru ruganda rumeze gutya? Umva ntabwo turahura pe, ntabwo turahura, ntabwo turahura, ariko tuzahura. Ibyiza rega biri imbere. Hanyuma niko uri gukora umuziki birakoroheye? Nta kibazo ndahuramo nabyo kubera ndabikunda. Ikindi nyine hamwe no gusenga Imana izamfasha. Ufite management muri iyi minsi? Ntago yabura. Ufite management? Manager wawe musohoza? Manager wanjye manager wanjye ni Imana. Imana ndagusura. Wari utubeshye none? Hoya, ntago nari mbabeshye, gusa harimo abantu babinsabye, urumva? Harimo abantu bansabye kuzambera manager, gusa ntago turabyumvikanaho neza, ariko kugeza ubu ngubu ndi hano. Manager wanjye ni Imana kandi iri kubikora neza. Kandi Imana, manager wanjye ni ukuri, Imana sinzi. Ari umva, sinabona ukuntu namushimira, gusa aho ari mu ijoro abyumve. Nta kintu njya muburana. Ntacyo akoreka tukaveho, ubwo urabihishe. Hanyuma reka twibaze, hari ifoto imaze iminsi itari kuvugwaho rumwe n'abantu ya Aline Gahongayire atwite, warayibonye? Yego. Ukibona wahise utekereza iki? Nahise mvuga ngo wow. Aline Gahongayire, njye ntekereza ko yego gutwita ni umugisha, sibyo? Kuko harimo abantu
harimo abantu benshi baba barabuze urubyaro. Niba rero umuntu atwite ntago wabiteraho komenti ngese ngindangije mu buryo butari bwiza. Ese Mariya we ntiyatwise n'umwuka we? Mariya we noneho umva Mariya ukuntu muri Bibiliya bivuga n'ukuntu tugenda tubyiga mu rusengero. Mariya we biratandukanye we urumva uriya watandukanye n'abandi bose uriya mwana atandukanye n'abandi bose gusa nyine Aline Gahongayire mu gutwi njye naravuze ngo wow kuko ntago wabona umuntu atwise icyambere impamvu ntabitinzeho icyambere ni umumama kandi nakurikiraga ntuza ziwe interview yakoraga numva ngo hari n'abandi bana afite so rero ntago nabitindaho kuba yaratwise ahubwo nyine Imana izamuha umugisha ntazigera agira ikintu abura. Simbizi neza niba twite cyangwa wenda ariko akunde bajye bagira gusa niba twite koko by'ukuri Imana izamuha umugisha uriya mwana twite azahindura ubuzima bwe bwose. Yego azamubera umugisha mu buryo butangaje azamubera umugisha mwinshi cyane kandi Aline Gahongayire nawe agira indirimbo nziza. Mbega Aline Gahongayire ni umugisha. Yego ariko ye Aline Gahongayire mwari mwabonana se we nibura? Hoya ntago nawe turahura. Abantu ukunda bose kugitabamo. Oya nuza Dani Mutabazi twahuriye ku Isango TV. Twahuriyeho tugiye muri interview twahuririye ariko nawe hari indirimbo afite nkunda ndivuga ngo yewe Karuvari yewe Karuvari wamenetseho amaraso ntabwo nza kwibagirwa Karuvari we yewe Karuvari yewe Karuvari wamenetseho amaraso ntabwo nza kwibagirwa. Imana imumugisha kuri iyo ndirimbo ndayikunda. Dani Mutabazi uri wese nizere ko umugisha wawakiriye. Dani Mutabazi umwe mu bantu rwose b'inshuti zanjye. Dani Mutabazi se muri gupanga agakorago cyangwa? Oya twarahuriye ndavuga wawe Imana ishimwe twarahuriye abahanzi ba gospel nyine abo ngabo nyine bo bamenyekanye ni Dani Mutabazi twahuye na Habi wandirimba mbitse inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye ibyo ugenda ukora ngenda mbivivura hari ikico nabonye ntujya ubasha kubeshya aho ugejeje mbaye ngushe nyine iyo ngiyo ndayikunda iriya ndirimbo ndashaka kuzayiga nkayifata ubundi ukayikorera cover nshaka niba na ngombwa nzayikora gusa iriya ndirimbo ni nziza nawe ahantu ari Imana imuha umugisha. Habi ni umwana mwiza nawe tujya tugerageza kuvugana akambwira courage ntago nca intege pe ahantu ari Imana imuha umugisha ntago ajya nca intege. Bivuze ko hari abaguca intege? Oya nta n'umwe uranca intege pe kuko ntago babikora rega abahanzi baririmba indirimbo za gospel baba bari mu mwuka ahubwo bamfasha bakambwira ujye ubigenza gutya bizagenda biza ariko ntekereza ko batabikora. Okay ko biri kose abantu baba bagenda bagukurikira hari abantu bagukurikira mu ndirimbo ariko bakavuga bati twabuze ahandi hantu tumukura imbuga nkoranyambaga ukoresha nizi? Nkoresha Facebook, nkoresha Instagram, nkoresha na YouTube eshatu na WhatsApp. Barangire nyine kuri Instagram nitwa Uwizeye Ange Nicole. Kuri Facebook naho nitwa Uwizeye Nicole. Kuri Facebook nitwa Uwizeye Nicole.
kuri YouTube nayo ni uko nguko nyine, wenda umuntu ashatse kureba ya ndirimbo yanjye ku mashusho cyangwa kuyumva, nayo yitwa Ishobora Byose by Ange Nicole. Yego. Hanyuma niko karame, njya ngira agace mu kiganiro kitwa TikTok, nkubaza uhita unsubiza, nta gutekereza cyane. Ngo ubwo se numbaza icyo ntazi, ubwo nyine kirakunanira. Mbite nceceka, ubwo icyo nazi ndavuga ko ntakizi. Okay. Mu bintu wize harimo contability. Yes. Tugiye mu mibare rero. 3 gukuba 5 ugakuramo 1 ni kangahe? Yego. 3 gukuba umva ibyo bintu tubiveho, ntago ibyo bintu ibyo ntago nabyemera. 3 gukuba 5, 3 gukuba 5 ni 15. Gukuramo 1 neze ko ugiye kubara. Oya ntago ngiye kubara. Urumva iyo mibare uyisuzana? None ni kangahe? Ni 3 gukuba 5 ni 15. Gukuramo 1 bikaba 14. Nyine umva nkubwira impamvu mbikoze. Muri contabilité, muri finance nta guhubuka kugira ngo utibeshye. Yego. Uba ugomba kubibara. No siri nko kubara amafaranga cyangwa uri kuri gishe, twebwe nuza yacu ni ugutekereza, ntago ari uguhita usubiza ako kanya. Oya nabo baramvugira, ariko nabo baramvugira, twebwe nta guhubuka. Iyo ubutse uribeshya. Okay, turacyari muri TikTok. Okay. Aha. Hanyuma hano dufite igare. Igare? Iri gare rigura 100,000. Sibyo? Tangiye guseka. Mu 100,000 ndikumva bisekeje iyi. Intebe igura 50,000. Ipine rimwe ikagura 20,000. Ubwo hasigaye igare rigura ngahe? 30. Aha. Nidufata ya ntebe tukayisubizaho, tugakuraho irindi pine, harasigara igare. Ako ubundi ibyo bibazo abanyamakuru mana yanjye. Murashoboye. Nese ukira kunaniye se? Oya ntago kinaniye. Harasigara igare rya 30. Sure. Yes. Nyine igare ni 100,000. Intebe ni 50,000. Urumva? Noneho I mean ipine ni 20,000. Urumva? Haraba ngo harya ngo ngirindi pine biki nibiki, cangiye ibyo bintu by'amagare ntabyo name. Okay. Akarere ka Rubavu rakazi? Rubavu. Nako nzi pe, mpumva gutyo. Sure. Sheri wawe ntabwo yari yagusohoka nayo kumazi? Sheri rero ngereka nkubwire. Ku myaka yanjye n'ibintu nshaka gukora rwose, ibyo bintu by'abasheri ntago ndagira kuri level yo kubijyamo ngo mbigeremo. Icyo kibazo watse tukakireka. Icyo kibazo tukiyore. Okay, bivuga ngo niba utagisubije, sheri wawe areke kwizera ibidahari. Sheri wanjye urisho neza. Oya gusa nyine umuntu agira ibintu agenderaho, sibyo? Hari ibintu ujyamo bikagusaba ko ibyo bintu utabijyamo cyane. Ukaba ubirimo utabirimo nyine. Hoya nshobora no kwa mufite. Urumva ariko tukaganira hambwa rero njyewe bitewe n'ibintu ndimo kujyamo nta mwanya muremure nzaguha. Nta mwanya muremure ibintu bya love nzabijya, ntago nzajya muri love cyane ngo mbishyiremo inoze. Wakaguhatiriza ati nta kibazo. Nyine wo bwakemera, ubwo nyine ubwo yemeye abitwara gutya. Abitwara uko bibonye. Akamfata atamfite. Akabisokoza uko byogoshe se rwose. Nicole rwose niko. Vraiment uririmba neza, reka bari cyo mperaho. Thank you. Uri umuhanga, ngira ngo n'abantu badukurikiye baze kutubwira, ariko uri umuhanga vraiment. Babaze kumbwira n'ababizi noneho nabo bazaze bamfashe, bazambwira tuzahurira. None Ange, ubushobozi bwo gukora indirimbo bukura he? Ni muri ka kazi watubwiye? Oya, kandi narakubwiye ko nagahagaritse kugira ngo meze kwiga Just University. Ubushobozi manager wanjye namukubwiye. Manager wanjye ni Imana. Imana irabikora bikarangira.
igenda ica inzira aho zitari ikabikora. Ibindi bikorwa none si wumva ko n'abantu bashaka kumbera manager bashaka kuza nibaze urumva inzira z'Imana zirenga igihumbi. Hanyuma abantu bashaka donc ibikorwa byawe bashaka kubibona cyane hari uguca kuri YouTube, ariko se iriya ndirimbo imwe niyo turaherera, ibindi bikorwa biri imbere ni ibihe? Ibindi bikorwa ndimo gushaka gusohora, hari indi ndirimbo ndi gushaka gusohora muri uku kwa kabiri, ndajya muri studio. Hari indi ndirimbo ndi gushaka gusohora, ariko bajye bankurikira kuri YouTube, haba hariho n'izindi video, wenda nagiye nko kora wenda live performance, wenda banumiye ahantu runaka kuririmba, haba hariho nyine ibikorwa byanjye byinshi bajya babibona. Ego. Okay. Ubwo naho ngaho bakwiye kugusanga. Oya, no kuri Instagram nkuko nababwiye Uwizeye Nicole, no kuri Facebook Uwizeye Nicole, naho bankurikirana naho biba biriyo. Ntago ese nta muntu araho kujyaho kubwira ati ndashaka kumbera brand ambassador dusinye contract ukubita izo miliyoni imwe? Ntago byabura. Ntago byabura, ariko ibyiza biri imbere bizagenda. Aho kuri guhisha amakuru. Oya, ntago ndi none soko kubura urajyambe, ibyiza biri imbere. Nyine uko nakubwiye ngo ibyiza biri imbere, uko igihe kizajya kigenda kiza nzajya ngendana nabahereza amakuru ho gato uvungura. Yego. Urumva rero byose bise bivugira rimwe, ntabwo byaba ari byiza. Amakuru yabashize. Abanyamakuru muba mushaka kudushuka, nyine natwe tuba tugomba kubamenya tukitwararika. None se Ange Nicole we, turi kugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye, hari ubutumwa wumva watanga by'umwihariko ku bantu bagukurikiranye? Hari ijambo riri muri Bibiliya yo 28 n'ubundi ku murongo wa 28 haravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ikintu nababwira rero, umuntu wese wubaha Uwiteka abajijutse, ariko umuntu utubaha Uwiteka ntekereza ko nyine nkuko Bibiliya itubwira ngo umuntu ujijutse n'uwubaha Uwiteka. Ikintu nababwira nyine twubaha Uwiteka. Ikindi nababwira, umuntu wumva akababaye yumve ko Imana ishobora byose, kandi turi abana bayo, nayo ni papa wacu, ni umubyeyi wacu, ntago yakemera ko tubabara. Ikindi nababwira, ndabakunda. Ikindi happy new year, umwaka wa 2023 uzababere uw'umugisha, uw'amashimwe. Imana izabahaza ibitwenge, ariko bajye bahora baseka, ibaremera amashimwe. Kandi uyu mwaka nge ndi kumva uzaba mwiza ku muntu wizeye Imana. Uyu mwaka ntago uzamutenguha. Ikindi nababwira, ndabakunda cyane cyane cyane. Mujye nyine mukomeza mumfashe, ibitagenda mumbwire, ibigenda mumbwire courage. Muri abantu beza pe, ndabakunda. Imana ibaha umugisha aho muri bo hose, Imana ibaha umugisha. Nabihebye n'abitinya mwumve ko mushoboye. Murakoze. Okay, uvuze ku bijyanye na happy new year, ndavuga nti buriya ni kubera ko biri kose ntiyabonye utumessage twinshi twayo received. Ahubwo ntago twabura, urumva tw'abafamili, ariko abafana banjye. Ariko ibyo ngibyo ntago ari byo byangombwa. Ibyo ngibyo byo kurisivinga, nyine kohereza, ntago ari byo byangombwa. Gusa nabyo ntago ari bibi. Bananyoherereje ntago nabyanga, ariko ikiruta byose ibyiza biri imbere, nta kwiheba. Ubu ngubu ngiye gahunda mfite, ndashaka ko ubutumwa bwiza bw'Imana bwamamara ku isi yose. Umuntu wese wumva wihebye rwose yumve ko ibyiza biri imbere. Amen. Amen. Reka mbashimire nawe mwese twabanye muri kiganiro ni Fiesta TV. Ngewe nitwa Didas Turirimbe. Nizere ko mwamaze gukora subscribe, batarayikora namwe musimbukire rwose, ntimukajye mwiba muvumba. Icyiza mwakwiyandikisha mukagura abonoma. Kugura abonoma rero no gukanda subscribe, mukajya mu mubare w'abandi badukurikira, hanyuma ibintu bikakomeza kugenda biryoha cyane cyane. Wakoze cyane Ange Nicole.
murakoze namwe kuntumira. namwe kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Yego murakoze.